nanjye ndababaye ubu ndimo ndagenda mu kazi ariko nufishe ngo mwene wacu yagize kibazo kuri hano kuri pay biragayitse ntabwo yakagombe kutuhamagara tukabona ikibazo cy'amafaranga tukareba ubona tukamwishyurira ariko kugira ngo ari umukuru w'isibo indaya ziriba ni uzibikira n'indaya ziba mu nzu yiwe ku isibo kwa Bera nuriya mugore wakubise uriya umugabo we ni mutekano. Ibi byabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa kane mu mudugudu wa Kamwunguzi mu kagari ka Nyamugari wo mu murenge wa Gatsata aho iyi ndaya bita Byukusenge Elizabeth ngo yari kumwe n'umugabo w'umunyamahanga ufite amamuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo intandaro zo kuba bateranye ibi byuma bagakomeretsanya ngo nuko iyi ndaya Elizabeth yari yibye telefone y'uyu munyamahanga ngo imirwano igatangira ubwo bibona iteka ryose kuko benshi abagabo benshi bavana hepfo barimo bararira ngo babatwaye amatati ariko ubu ngubu indaya ikibazo cyazo ni ko zirabangamye ariko cyane cyane n'abagabo baza baje bazikururiye batabizi nubwo bagira inama nabo bagiye babyanga nta kuntu tutabasha kubabwira ko bakanga bakabikora. Aka gace ngo kitwa Rongotani bakita Rongotani ni mu nzira ngo y'ubuyobe niko bayise. Uhageze wese baramwiba uhageze wese baramwiba nta muntu utava yarimo bararira. Ibyo ni ibintu bisanzwe ntabwo kuvuga ngo bimeze bite ukimanuka uzanya mu gihe wanze kuyaha agaciro bagomba kuyakubikira kuko kuyibikira byakunaniye ukaraza abantu busa ukayazana hano iriya niyo nyungu ubundi nabo bajya babahemba gisingayo wenda n'uwamukomaguye kuriya kuba yagize ubwenge bucye akananirwa gufata amafaranga yo ngo ayaha agaciro akajya kuyashyira indaya n'ubundi ahubwo niyo wanamwica kunamukubita bira ntabwo binahagije kuko hari abana yarajije ubusa n'umugore akaba wenda nk'urugero n'igihe yaba ari no mu nzu y'ubukode sibyo yagera yanywera yagiye kuyagura igitsina kandi mu rugo yagitaye nta kindi gihembo rero nikiriye bajye babakoma ubundi kurwana ukuntu byatangiye we bavuganye amafaranga ubundi ari ingeso bagira nimba muvuganye amafaranga wowe ukayamwishyura ni ukuvuga ngo rero yugosweho gatoya ariyo wari usigaranye barayajyana nari na telefone bakayijyana ubwo n'induru zazamukiye kwa ko ibyo yari amaze kubibura urumva nawe ntabwo yari gusohoka ibyo atabijyanye kandi yabizanye yarazi ko ari kumwe n'umuntu ntabwo imirwano yatewe nuko yamwibye se we yamwibye ntabwo yamukubise kwa ko atamwibye yamwibye defo nabo defo yabo ihari ni uko ayo batse batayabika ngo abagirire ngo wenda bayishimiye nk'uko bayabahaye agashaka gushaka andi ya mirenge sibyo agashyiraho kwiba nta kindi yazize ni ukubera ko yibye atiba ntabwo aba yakubiswe nese abandi bose ntibabagura nk'uko nawe yicuruza hari undi bari bakubita se usibye uriya ni ukubera ko nyine aba yagize nyamanyanga yiwe ariko ngo aka gace kahawe izina rya Rongotani Rongotani nyine ni inzira y'ubuyobe urumva nawe yobye gatoya ni najoro cyangwa urwembe ntago banyurwa aho bayumva ko ashaka ibindi byiyongereye urumva ataruhiye mu gihe rero abikeneye atabiruhiye agomba kubizira kuko nk'urugero ntabwo aziba umuntu twese reka ntabwo abaza aho twayakuye hari igihe uba mvuye kwikorera ibuye ryanciye urutugu cyangwa uwo mucanga sibyo ubwo ntabwo umwangura yarya yose uyamare ntibutse kuyanywera nanjye ngo nyamare wowe ukamwangura yari urayamaze uragiye gutyo gusa ntabwo byavamo nanjye ngomba kwihimura nkigaruza ntabwo wandira yanjye gutyo gusa yambune birashoboka se. Bamwe mu bakora akazi ko gusokoza imisatsi y'abakobwa n'abagore muri uyu murenge wa Gatsata nabo bafite amamuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavuga ko bababajwe cyane n'ibyakorewe mugenzi wabo ngo dore ko niyo kiba ikibazo cy'ibura ry'amafaranga iyi ndaya yamwishyuzaga ngo bari kuyamuha ngo ariko ntamutere icyuma mu mutwe ku buryo amusandaza muri ubu buryo. Mimi na kesa hivi tulikuwa na jana usiku tuwachenga kachupa hapa hivi tuwachenga kachupa kamoja akaenda na malaya kalala kama kusikizana pesa siwe bisi biko lakini tunaamka sasa hivi ndio tunasikia information paka wale mudaka mlishinda naye jana usiku tulikuwa na usiku tu tuwana usiku shaya kenda na mwanamke hapa chini wakenda fanya kazi yao siendeka akapana franga ya kulipa leo kapigana vile ndio si problem endeka vile nikai na problem. Unajua jina lake George nake na nte nijibanita nani Espoir Solo. En tout cas ça nous fait tort vraiment parce que c'est une information. Moi j'étais à la maison, je viens à 7 heures, on dit qu'un Congolais a fait des dégâts ici dans le quartier.
Ok, les types là, on les connaît parce qu'on avait fait la musique ensemble. Hein? Pas de problème, mais en tout cas, ça nous fait tort. En tout cas, ni bintu bigayitse cyane kuvuga ngo umuntu muzima baramukubita kubera ko indaya nukuri biragayitse cyane. Nanjye ndababaye, nibu ndimo ndagenda mu kazi, ariko nufishe ngo mwene wacu yagize kibazo kuri nukuri pe biragayitse. Ahubwo yakagombe kutuhamagara tukaba nimba kibazo cy'amafaranga tukareba, ubona tukamwishurira ariko kugira ngo nyine ni information ariko nimba ari bikibazo cy'amafaranga ariko tuhamagara tukamuhereza amafaranga ariko biragayitse kugira ngo mwene wacu wakubitswe kuri ariko then no problem. Mu gushaka kumenya mu buryo bwimbitse imiterere y'ikibazo twavuganye n'iyi ndaya Byukusenge Elizabeth dusubiza ko byinshi ishaka kuza kubivugira mu nzego z'ubuyobozi ngo naho icyamuteye ibi ngo nuko uyu munyamahanga yamushotoye. Nitwa Byukusenge. Nyine uko mubibona nuko nguko nta n'ikindi nabirenzaho. Uyu munyamahanga kugira ngo murwane se byatewe n'iki? Nyine yanshotoye yanyiyenje ubwo nanjye nirengeye nuko. Mwari mupfuye ikinyirizina? Ndumva ngiye nta birenze navugira aha ngaha turabivugira imbere y'ubuyobozi. Ngiye yasohotse avuye mu nzu ari kumwe na mugenzi we agaruka mu nzu azaza arankubita nanjye ubwo nditabara. Turakiranurwa na leta ntacyo ubwo leta niyo iradukiza. Wari usanzwe umuzi? Ntawe narinzi. Mwari mwabuye muti? Yari ari kumwe na mugenzi we utuye hano hepfo. Mwarwanye nk'isangahe? Nka 11:00. Ese koko uyu mugabo w'umunyamahanga yaba yari bibwe iyi telefone? Yirinze kugira byinshi adutangariza kubera yuko yavugaga ko afite intege nke ndetse arimo no gutitira. Bamwe mu baturage batuye muri aka gace kazwi nka Rongotani bavuga ko bahangayikishijwe n'ikibazo cy'umutekano muke ngo dore ko batajya banagoheka ngo kandi kuba izi ndaya zikomeza kwiba abagabo umunsi ku wundi akaba n'imirwano ngo biterwa nuko abayobozi barimo na Mutwara Sibo iyo izi ndaya zibye ibyo zibye abagabo bibikwa n'aba bayobozi ngo kandi noneho by'umwihariko iyi ndaya Byukusenge ngo akaba ari n'umugore ushinzwe umutekano muri uyu mudugudu. Ikibazo cy'umutekano mukeya n'izi ndaya zo muri Rongotani ahanini usanga bishyigikiwe n'abakuru b'imidugudu kubera yuko iyo indaya yibye mu mudugudu niyo umugabo atabaje ntago ashobora kuza ngo avuga ati bigenze bite, ahubwo we azavuga ngo waje gute ku ndaya, ni iyihe mpamvu yatumye uva iwawe, turi muri covid hano haza gute, nta burenganzira ufite. Noneho umugabo icyo gihe nta burenganzira bagifite bwo kuvuga ngo ndavuga gutya ndisobanura gutya. Ari umukuru w'isibo indaya ziriba niwe uzibikira, n'indaya ziba mu nzu yiwe ku isibo kwa Bera. Nuriya mugore wakubise uriya mugabo, umugabo we ni mutekano, akaba ari we babana mu buryo buzwi se cyangwa ni indaya ye? Ntago ari indaya kuko aba mu nzu abamo babana nk'umugore n'umugabo, yitwa Bunani. Wagera kwa Bizimana George we rwose akubwira ko tutashobora gukemura ikibazo nta n'igiceri cy'ijana kirimo, ugasanga aribyo byose birimo birateza umutekano mukeya. Ziriya ndaya ugasanga zifite uburenganzira bwo kwiba abagabo bakabakubita bakabakomeretsa, ntago ashobora gutanga amakuru yizewe wenda ngo namwandikire ajye kuri RIB. Kuvuga ngo ni ibintu bisanzwe bizwi, ni ibintu bisanzwe bizwi bikorwa rwose. mu Kamwunguzi dukeneye umutekano, dukeneye ba mudugudu ba nyabo. Twashatse kubaza Mutwara Sibo igituma bashyirwa mu majwi n'abaturage ko iby'indaya zibye aribo babibika nka kimwe mu bifatwa nk'umuco wo kubundikira ikibi. Mutwara Sibo akidukubita amaso niko kwirukanka ahita ajya mu nzu, ubundi umuryango awegekaho. Ibi byatumye tujya ku kagari ka Nyamugari twakirwa na Nkundabanyanga Evariste, akaba ari sedo w'aka kagari. Mu ijwi rye n'abashimangira ko ikibazo cy'umutekano muke uterwa n'izi ndaya zo muri Rongotani atari bwo bwa mbere cyumvikanye, akaba yanagarutse ku ntandaro y'ubu bugizi bwa nabi bwakozwe n'iyi ndaya nubwo nayo yaje kubikomerekeramo. Ku kibazo cy'umutekano mukeya wagaragaye muri Rongotani, Rongotani ni mu mudugudu wa Kamwunguzi. Hasanzwe hazwi ko hano hantu ni ahantu haba twakwita ko hakunda kuba indaya bitewe nuko amazu yaho ahendutse, bityo bigatuma indaya zikunda kubona ukuntu ziza kwakodesha. Ku kibazo cyabaye rero wenda si n'uyu munsi n'ubundi hajya hakunda kuza abantu baza gusambana
ariko bigatera ikibazo. Muri iri joro rero indayi yitwa Elizabeth mu gitondo mu rukerera nka saa 11 nibwo umuyobozi w'umudugudu cyangwa se n'abandi bashinzwe umutekano bumvishije ko hari saga. Bagerayo bareba basanga n'umukongomani wari waje gusambana. Ubwo hari ibyo batumvikanyeho kuri uwo mukobwa, hanyuma uwo mukobwa ngo yaje kumwiba telefone, umukongomani ayimwatse bitera intambara bararwana. Numva rero nkuko buri gihe duhora tubirwanya no kubaba hafi n'ubundi, kuko na ahantu hakunda kugaragara umutekano mukeya. Iyo tumenye indayi wenda iteje umutekano mukeya tugerageza kuyiganiriza. Numva rero batabaye umukongomani na babajyanye kuri polisi kugira ngo bakurikirane ibyo ari byo. Natwe icyo dukomeza no gukaza umutekano waho, abanyerondo bakaba hafi, kuko indayi nyine zihari ziteye ikibazo, ariko iyo ubu bimenyekanye hakiri kare biburizwamo. Numva nta kindi ni ugukomeza kuhaba amarondo, patrol ikapangwa hafi ku buryo hataza gukomeza kuba ibyo bibazo. Murakoze. Nta ngamba zafatwa kugira ngo iki kibazo kibe cyabasha gukemuka, cyane ko aka gace nyine namwe mugafata nk'agace gakomeje guteza ikibazo cy'umutekano muke mu murenge? Ngira ngo hari turakomeza kuvugana n'inzego zidufatanya mu mutekano kugira ngo zidufashe, kuko ubundi bijya bibaho iyo byagaragaye nka gutya bisaba ko dupangamo irondo ku buryo bukomeye rigapatororinga muri quartier hepfo. Ntago byari biherutse muri iyi minsi, ariko turakomeza nuko hapanga irondo rikahaba cyane kugira ngo rigire kuko ni ikibazo, hanyuma ubundi tugakomeza kubaganiriza tukareba uko byakemuka. Numva nta bundi, ntago twavuga ko nanone turi bufate abantu bahaza bose ngo tubirukane. Ni ukuganiriza, ni ugukomeza kubegera ku buryo bw'umutekano no kuganiriza izo ndaye kugira ngo nimba izibishoboye zibivemo, ariko nizitabivuyemo zere gukomeza guteza umutekano mukeya. Ese kuba abayobozi barimo Mutwara Sibo n'ushinzwe umutekano muri uyu mudugudu bashyirwa mu majwi ko yaba ari zo ndiri zibindikira zino ndaya, ubuyobozi bwaba bibuvugaho iki? Nkundabanyanga arakomeza. Ni amakuru mashyashya. Ntabwo ntekereza ko umuyobozi w'umudugudu cyangwa se Mutwara Sibo aramutse atari indayi, kandi koko ntago umuntu abaturage bamutora kugira ngo ajye kuba ahagarariye abaturage narangiza ajye muri ibyo bikorwa. Wenda ubwo nta makuru twakomeza gukurikirana tukaganiriza, natwe tukashaka ku wundi buryo, ku buryo tumenya haramutse koko hari umuyobozi yaba Mutwara Sibo cyangwa se umuyobozi w'umudugudu. Ntekereza ko bitakoroha ko yabijyamo. Haramutse hari uwo twasanga yivanga muri ibyo ngibyo twagikurikirana tukaba twamukura ku nshingano kugira ngo abaturage bayoborwe n'umuntu ubyumva. Ubwo twakoraga iyi nkuru, yaba Byukusenge ndetse n'uyu munyamahanga bari bamaze kujyanwa kwa muganga kugira ngo bitabweho n'abaganga, ubundi bahita bashyikirizwa urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Ikibazo cy'umutekano muke uterwa n'indaya ntago cyumvikanye muri uyu murenge wa Gatsata gusa, kuko ari ikibazo kimaze kumera nk'umuco mu mujyi wa Kigali mu bice bitandukanye, ndetse na zimwe mu ndaya zikaba zidatinya kuvuga ko n'ubuzima buzishaririye muri guma mu rugo nta byo kurya babonye, ari cyane usanga ngo kibatera buno bujura. Bagasaba ko leta yakagombye kugira ikibafasha, ndetse bamwe muri bo bakaba bisabira ko bakabaye basubizwa aho baturutse. Gusa nta rwego rw'ubuyobozi rwari rwatangaza ikijyanye n'ubufasha bagiye gufasha zino ndaya zisaba ko zakabaye zitaha. Ubwo haragira abazabagira icyo badutangariza ku cyo bagiye gufasha zino ndaya, tukaba tuzabigarukaho mu makuru yacu ataha.